bizere ko mu Mana habamo impundu isi yazikwimye sishobora kukwima impundu ariko ijuru ryagutera iteka impundu zikavuga. Rya kabiri mubwira abantu ko gukiranuka ari uko umuntu yihana ibyaha agatunganya ibidatunganye. Sinzi niba ndi buze kugusubiza ukanyurwa, ariko icyambere nkubwira nuko igihe cyose ngewe navuze ubutumwa bwanisha icyaha banadeviye misiyo ko abantu baba mu isi. None se isi se nitwanduza? None se niba utuye mu isi kandi isi yanduza, ukaba ufite ubizi neza ko isi yanduza, ukaba ushaka kubwira abantu yuko batunganye bameze nk'abageze i Yerusalemu, urumva udafite ikibazo? Ese no gutonekara barambabaza. Uze muganga iyo afata yantuza ya pensi agafata ipamba akajya anyuza mu gikomere, ashyiramo imbabazi? Iyo arimo akaraga gutya hazamo imbabazi? Uzi ko n'amaraso ava, ariko se nyuma umurwayi ntakira. Abantu rero nibemere hanyuremo ipensi n'amaraso nashaka ave, ariko ubugingo bwe buzima. Ni nawe umuntu azatunga amasezerano yizeye ko ari ay'ijuru. Uzi abantu babundikiye amahuri bazabimenya. Babanga gukorera ubutayu aho ubutayu bukorerwa, ukabukorera i Kanani. Ako sibyo iryo jambo si ubwa mbere ndikumvanye inshuro nyinshi. Wansesengura iryo jambo karima neza nkaryumva. Nukuvuga ngo iyo wivanye mu butayu mbere y'igihe, nuvuga ngo ni nko gushaka kwisohoreza ibintu bitarasohora ukirwanirira. Ugashika kwirwanirira nyine ngo kubera ko nyine hari igihe ubutayu buramba, ukavuga ati ndabona warwana no kubwigizayo. Ariko nagira nkubwire ngo Imana itabukuvanyemo birangira ubukoreye i Kanani, aho wibwiraga ko ari muri Kanani usanga ahubwo ari ubutayu bwesitaye kubera ko ariko wabigenje. None rero bitandukanye na wa muntu wirenza amagambo y'ukuri. Wamubwira akaryohereye akamira, wamubwira icyo kwihana akajugunya, wamubwira icyo gukiranuka akakubita hariya, wamubwira icyo kubana n'Imana agajugunya agatera ishoti, ariko wamubwira uti dorira gutabaye akavuga ati Imana se ni umuswa, ku buryo abantu bayikinisha iyo mipira imeze gutyo. Erega bundi abantu banabimenye, ubari n'abahanuzi baje ku bantu kubera Imana ibyemeye. Icyo ngicyo nkivuze nsindangize ngo gisobanure bantera amabuye. Usibye ko ngewe ari abahanuzi baje mahaza umwuka ahagarara imbere y'Uwiteka, aravuga ati ninjye uzamushukashuka. Uwiteka aramubaza ati uzamushukashuka ute? Munkurikire neza. 21 aramusubiza ati nzagenda mpinduke umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi be bose. Uwiteka aravuga ati nuko uzamushukashuka kandi uzabishobora, genda ugira utyo. Ni Imana. Aba mu murimo akawusambaniramo, aba mu murimo akawuhemukiramo, aba mu murimo akaroga, aba mu murimo akajya mu bapfumu, aba mu murimo agasenya ingo z'abandi, aba mu murimo ari umuhemu, aba mu murimo ari umugambanyi, aba mu murimo ashinzwe gukora ibitero bica abandi imitwe mu buryo bumwe n'ubundi. Yabikora rero basinyura mu buyobozi bwite bwa leta, basinyura ko bavanguye imitungo. Ariko hari ikintu uzambwira niba mwemera ko Bibiliya itagoretse. Bibiliya bavuga ngo baba babaye umubiri umwe, bavanga amaraso. Nta umuntu wese, umugabo n'umugore iyo bahuye bavanga amaraso. Hanyuma nge nize biologie na chimie, aricyo bita mélange hétérogène na homogène. Muri homogénéité na hétérogénéité, homogénéité nuvuga ngo ufashe isukari n'amazi ukabivanga, waguye ikizamini ngo bivangure wabishobora. Ese bavuze ngo amaraso yivanze, kuki se iyo mukoze divorce nayo murayavangura? Ibibazo bigoye byo ngaho nimutuze, dore umukiza araje. Nimwibuke Eliya munsi y'umwotemu, isabira gupfa azira mutabara. Dawidi wari umushumba, bimuhindura umwami, muri bene se bose bimuha icyubahiro. Iyo ni Imana, niyo n'imbaraga, dore iyo ni ububasha kanije gutabara. Iyo ni Imana, niyo n'imbaraga, dore iyo ni ububasha kanije gutabara. Reka ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza mwe mudukurikira umunsi ku wundi. Mbashimire mukunda kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Nitwa Ezekiel, ndi kumwe na channel nyinshi ntangiye n'ikiganiro nazo nzi
ariko kiongozi ni Pasiteri Moses cyangwa se Moyize, abantu benshi baramuzi cyane. Ni ubwa mbere muhaye ikaze kuri Kiranuka TV no kuri Nkunda Ijambo na channel yiwe, bakore subscribe. Mbere ya byose reka mbanze mabwire aya channel yawe yitwa ngo yitwa Mos TV. Yitwa Mos TV. Mana o na sana i then ugashyiraho TV. Yego. Mos TV. Ngo abantu bankurikiye kuri Kiranuka hatavuyemo numwe. Ugende mukore subscribe kuri YouTube channel yitwa Mos TV. Nimara gukora subscribe mwiyemeze kuba mu muryango mugari uzajya ukurikira inkuru, ibiganiro. Niba bikugoye kuza kuyibona, uze kuza kureba munsi y'iyi video yanjye, baza gusangamo link aho twayipininze kugira ngo uze kubasha kuyibona mu buryo bworoshye. Iki kiganiro tugiye gukora kiri kwikubitiro ku biganiro uri buze kuza gukurikirana. Ndi kumwe na mwarimu Vumiriya ku Bihamya TV. Aba bose turi kumwe n'umuryango mugari w'abakozi b'Imana, twabanye mu bihe byatambutse ubwo twari twarakubiswe n'ubutayu. Pasiteri ngo haye ikaze. Nanjye ndabashimiye ku ikaze mu mpaye, kandi buri wese yumva aguwe neza, buri wese uko amerewe kose tumusabiye kugubwa neza. Mbabwira ijambo rimwe rivuga ngo hari kurira ko hararira umuntu nijoro, ariko bwacya impundu zikavuga. Abantu yego, nishimiye kuguha ikaze. Ariko by'umwihariko reka mbanze mbwira abantu badukurikiye, hari abantu babonye ngutumiye ariko ntibamenya ngo ni iki noneho gitumye uyu muntu w'umupasiteri Ezekiel amuzana. Yego, ndibuka ko mu gihe cy'ubutayu ni umwe mu bantu twagiriyeho umugisha. Yego, ubwo yari akiri umuyobozi mu itorero rya ADEPR. Ndakeka ubu ngubu ntabwo ukiri umuyobozi mu itorero rya ADEPR. ndi umuyobozi ariko utayoborera muri ADEPR. Yego, ariko icyo gihe wari umuyobozi uyoborera muri ADEPR. Ibyo niko bimeze. Icyo gihe rero wajyaga udutumira kenshi, turi abahanzi ariko bakizamuka bataragira iyo bava n'iyo bajya, yego, tutanazi n'icyerekezo. Ariko turashimira Uwiteka. Abantu rero nibakumva bumve ko ngutumiye cyangwa ngo uhaye ikaze, yego, nk'umuntu wagize uruhare rwo kunsindagiza kugeza icyo gihe aho nari mvuye kugeza uyu munsi. Hari ukuboko kwawe. Amen. Burya cyagiye iyo nabaga naje kuririmba, yego, iyo wakoraga mu giseke cya abakristo batuye ukampatiki, hari igihe ntategaga, ahubwo nabaga mbonye ibyo kurya bya saa sita n'ibyo ejo hazaza. Rero urumva ko icyo gihe waransindagije. Yego, muri icyo gihe nabonye byinshi bitandukanye. Ariko uyu munsi ndagira ngo tuganire rero, tuganire nk'abakristo, tuganire nk'umubyeyi n'umwana bahuye, tuganire nk'umuntu wambwirije ubutumwa bwiza. Yego, tuganire nk'umuntu uzi uburyo Imana ivuga n'uburyo Imana ikora. Yego, mbere ya byose reka ubanze udusengere. Yego, nibyo, reka dusenge. Kuko ibyo tugiye kuvuga ntabwo ari ibyubaka inzu cyangwa ibyubaka umubiri. Tugiye kuganira ibyubaka ubugingo. Yego, turifuza ko hazamo rero ubuntu bw'Imana bwinshi, kugira ngo hatagira uza kubyumva n'ubundi ubugingo bwe bugakomeza kwicwa n'inzara. Amen. Kandi yaraje kurya. Yego, wavuze ijambo ryiza ngo ni ubwa mbere nje kuri Kiranuka, ariko ntekereza ko atari ubwa nyuma. Yego, ni ubwa mbere ariko si ubwa nyuma. Biravuze ngo rero byanga bikunda Imana ifite gahunda. Reka dushime Imana. Amen. Mana, turagushimiye ubwo duhaye umwanya mwiza wo kuganira n'abakunzi bawe. Kristo, ngwino ugaburira abera bawe. Ubagaburire unyuze mu kiganiro tugiye kuganira. Ubagaburire unyuze mu cyugambiriye ku mitima y'abagukunda. Ubagaburire ujyanye n'igihe tugezemo n'ibitugerageza n'ibiri kurwanya abera b'Imana. Ndasenze ngo umwuka wera abiherekeresha imbaraga. Mwuka wera aba ari we ubiyobora. Umuntu wese namara kumva iki kiganiro azahembuke, azakure, azaguke, azakomere
iki kiganiro ugisukemo imbaraga n'ibyo kurya bikwiriye bikwiye gutunga umugenzi. Bisabye nizeye ko ugiye kutuyobora kandi ukadukoresha ibikwiriye mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe kandi ishyirwe hejuru. Amen. Umugisha ngize wo kuganira nawe. Yego. By'umwihariko hari byinshi nkuziho bigendanye n'ubutumwa bwo kwihana ibyaha. Yego. Nyakabungo ndabyibuka ko tutatangiraga iteraniro buri wese atubaraye na bugingo. Uyu munsi rero ibyo ngira ngo tuganire, abantu benshi abakozi b'Imana cyangwa se abita abakozi b'Imana bambitswe cyangwa bambaye isura yo kutizerwa cyangwa kubwiriza ubutumwa bwo kwihana ibyaha. Yego. Iki kintu iyo ukitegereje ubona ariyo ngaruka y'ibibazo uyu munsi turimo, intambara ziri DRC, ziri Zambia, za Mozambique, mu Burusiya ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, ndetse n'intambara zigendanye no gufunga amadini, guhagarikwa ku nshingano kwa bamwe na bamwe, ubona bifitanye isano n'ubwo butumwa abantu bagoretse. Ndagira ngo abariho hantu tugendera. Paulo yandikira Timoteyo yavuze ijambo rimwe burashaka kugira ngo tuyabumbire hamwe. Yaravuze ngo umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Iyo Bibiliya ivuze ngo hazaza ibihe birushya, ntabwo yavuze ngo ni igihe, ni ibihe bikomatanyije birenze kimwe, ariko bifite imbundo imwe gusa ivuga ngo birushya. Ntabwo ari ibihe byoroheje, ntabwo bimwe ari uguseka ahandi ngo ubabare gahoro, ahubwo birarushya, birasharira. Kugira abakozi b'Imana, baravuze ati nabiyita abakozi b'Imana cyangwa abitwa, ariko reka mvuge ngo ni abakozi b'Imana ahubwo bishe misiyo. Gute? Kwica misiyo, misiyo y'umukozi w'Imana wese aho ava akagera. Ubundi tumenyereye ko ubwo reka dukoresha iby'inta nibwo abantu bari bubyumve neza. Niba ngewe ndi umukozi w'ikigo runaka, nkabona misiyo yo kujya mu kindi gihugu igamije kuganira ku bijyanye na domene nkoreramo, byanga bikunda iyo ngeze muri ya misiyo, icya mbere mvuga ni inyungu za kampani yantumye. Umuntu uyobora uri mu rwego runaka rw'igihugu, igihugu kikamwohereza ngo genda uhagararire igihugu cyacu mu kindi gihugu, uba ambasaderi. Ibintu bya mbere ambasaderi akora ni ukuvuga neza igihugu cye, kuko niyo nshingano ya mbere yamwohereje cyangwa se yatumye, niyo ituma arya, niyo ituma aba mu nzu, niyo ituma agenda mu modoka nziza. Inyungu z'igihugu nizo agomba gupresenta mbere y'ibindi. Noneho hakazamo n'icyo bita ububanyi n'amahanga, kubanira igihugu cye. Turimo turajyana. Noneho rero iyo mvuze ngo umukozi w'Imana bari kumeshoninga kandi ibyo bamuvuga akaba ari ukuri, tunabyemeranye yuko hari n'uwo bashobora kubivuga atari iki, atari ukuri. Uyu muntu uri w'Imana rero uri kuvuga ibintu kandi bikagaragara ko ari ukuri, yataye misiyo. Kubera iki? Ibyo avuga none se ni Imana yabimuhaye? Niba ari umukozi w'Imana, birumvikana ngo yoherejwe n'ijuru, yakagombye gukora ikintu cyose kizanira inyungu ijuru, kuko niryo ryamutumye. Uyu rero niba atashobora kurepresenta ijuru, agarepresenta ibindi, agashobora kubwira abantu ibindi biri mu nyungu ze cyangwa mu nyungu z'ibindi bintu ntari bwirirwe ninjiramo, cyane ko buri wese ayoba bitewe n'ikimuyobeje. Uyu muntu yishe misiyo nyine. Misiyo ya mbere yari afite niyo kubwira abantu iby'ubwami. Hari umuririmbyi yavuze ngo dore ubwami bw'Imana buregereje, dore ubwami bw'Imana buregereje,
mutima wanjye b'amaso utungana iminsi yose dore ubwami bw'Imana buregereje. urumva icya mbere afite niba koko ari umukozi w'Imana afite misiyo yo kuvuga iby'ubwami. kabiri wari uvuze ku by'icyaha, ngewe buriya birananabiretse nabivamo iby'ubupasiteri kuko yaretse kubwiriza ko ubutumwa bwihanisha. none tusome turebe David Barati uwo wabwirije uburayi bwose. Barati abwiriza uburayi yabubwirizaga ashingiye kuri misiyo cyangwa se kuri mesaje bari baherewe muri leta ya California. leta ya California hari haherutse kugira ibibazo Los Angeles, bahabwa ubutumwa nabo babujyana iwabo mu burayi. California niho hahereye muri 1900 umva, bahabwa iyo mesaje yo kuvuga ubutumwa bakazenguruka isi. Bariya nabo bajya kubwiriza uburayi babubwiriza bari bafite amagambo abiri Imana yababwiye. ijambo rya mbere ryari ijambo rivuga ngo mubwirane amagambo avuga ngo umwami Yesu aje vuba. ryari ijambo rikomeye, ijambo risiyo y'Imana urumva utayishe. ariko niba koko hari n'ibindi abantu batajya bamenya, ngewe nahereye mu gitondo nkabwira abantu ngo bihane, mu kanya hagakurikira abahanuzi niyo baba 15 bakajya kuvuga ati ugendeye mu ndege ugendeye hehe. Ndetse bibirani vanga imitima itaducira urubanza turatinyuka. Usibye no guhanurirwa gusa no kuba byonyine ufite umutima wera wemerewe gusaba nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe munsabe icyo mushaka muzagihabwa. aho harimo ijambo rivuze ngo iyo wamaze kwiyezwa n'icyo uvuze ijuru rigiha agaciro. none Seriya ahagarika imvura yari yavutumwe nijoro cyangwa yagendeye kuko afitanye ubucuti nijoro? Erega yifitanye ubucuti nijoro urategeka nshuti yanjye. yego ufitanye ubucuti nijoro gute se ushobora guhita? kandi yaravuze ngo nimunyizera muzimura n'imisozi. none iyo uri inshuti y'ijuru ari none se ibintu byose ni ngombwa ko ijuru ribivuga? ariko nanone abantu babwiriza ubutumwa bwo kwihana ibyaha rimwe na rimwe usanga badakunzwe. nibyo ariko impamvu biratoneka ariko buriya ntabwo ndi bubavugeho cyane kuko nyine buri wese agabura uko yahawe. ariko ntekereza ko nabira yaravuga ngo nkunda ndamucyaha. none se abo bo batemera gucyahwa baba barumva bazaba mu gihugu cyande? none ntabwo wibuka umuririmbyi yaririmbye ngo kwa Yesu dufite ubutware dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye nkuko yayatubwiye. iyo wizeye amagambo y'Imana ugakuramo icyaha nikize cyatuma udatinyuka, niki cyatuma se utatura ibintu ngo bibeho. ntabwo wibuka wa muri ibyo bivuze ngo uhanure wizeye, uhanurira ibyawe birongera bibeho. ndashaka kuguha ibihamya nyine bikwereka ko iyo wamaze kuvanamo icyaha ibitoneka byo abantu batemera. Nerutse kutubwira amagambo birakomeye ayo sinatinye no kuyatangaza. Mana yaratubwiye ngo icyo umuntu yagaburiye nicyo kigiye kubyibuha. icyo umuntu yagaburiye nicyo kigiye kubyibuha. none icyo wagaburiye kiri bubyibuhe da, kandi n'ikigorowinga kiri butsikamira ibindi. ubu hari ibintu abantu bikingirije bigiye gukurwaho n'umubyibuho w'ibyo bagaburiye. oya da none ikoti umuntu yarihishemo bone rivuyeho asigare avuga ati kwisi mbonye, ariko ikigaragaye n'icyo yagaburiye. iyi cya kabiri Mana yatubwiye ngo agakiza kagiye kongera kuryoha. ubu hari abantu barimo bakiyambura bakavamo, ariko nagira ngo nkubwire ngo nta wivumbura ku mubyaza kibyara atese kandi azongera agakenera kubyara. nta wivumbura ku mubyaza kibyara. iyo ukizi kuzabyara ntago wivumbura. wakwivumbura ku Mana se bigashoboka? Zerege iyo wivumbuye ku nkono urarubusa. none ako kana none abantu ntibashaka ko tunabivugaho. niyo tubivuzeho hari n'umuntu byumva bikamurya mu matwi, ariko ntaho yabihungira. bizamusanga nibitamusanga ingaruka zo kutabyumva yo izamusanga. kera mama yigeze kunkubita ndarakara amaye ibiryo nanga kubirya urabyanga. aje aramwanga ikimbwa yanze umanika hirero abishyira hari
ntiwabiriye gitondo sinabyutse njya kubishaka numva inzara imereye nabi wari umerewe nabi ni ukuvuga ngo umuntu yanga imana kuko ngo ibyayo bitasohoye vuba kirukanyira aho ngaho akajya kureba abapfumura akareba abamugirira gute ngo aho byihuta vuba vuba akanyaruka agakubita hirya agakubita hino bakamukubita mu kintu cy'icyuka yagira n'ibyago kuko satani nawe afite kurega satani nawe akora ibitangaza wenda muri twa tuntu nk'icumi bamubwiye akabona kamwe karabaye ati hariya birakoreka ariko mu kanya bya bindi birindwi byose biremereye akabona na kimwe kibaye akagaruka yububa arira avuga ngo barambeshye ngo barantuburi erega ni n'abantu bageze banga imana bayanga ngo baratuburiwe ariko nagira ngo nkubwire ngo iyo uhagaze mu ku murongo wawe wo gukiranuka ugahagararaho imana ishaka ndagira ngo nkubwire ngo ntago imana yagushyeshyenga rirya jambo ryo muri Daniyeli 11:3-2 ntago ryagusohoraho abaca mu isezerano azabayobesha imana se yakuyobeshereza iki kugushyeshyenga nta rubanza mufitanye cyane ariko waciye mu isezerano izamushyeshyenga ari abantu benshi bakunda kugaragaza amarangamutima y'iby'Imana itekereza kuri bo ugasanga umuntu arashaka kugaragaza amarangamutima y'iby'Imana itekereza ku bantu kubera ko abantu badashaka kumva ijwi ryayo aribwo uyu munsi usanga umuntu avuze ati ariko abanyabyaha mwagiye mureka kubacira urubanza ko n'abimana ibazi ko mwe mutari abacamanza yego kuki ubundi mukunda kwidumbukiza yego ugasanga nicyo kivangitirana abantu bibereyemo ahubwo bagashaka ngo tubwire abantu ibibahumuriza ibabwira ibyiza ko bazatera imbere bazajya Amerika bazajya Canada n'ahandi henshi kandi Trump ari kuvuga ati musubire iwanyu ntabwo dushaka umuntu utari umunyamerika ushobora tubonera no kubwira abantu ntabwo imana yanga kuvuga ibyiza ahubwo ivugana nandi uwo mbana nawe ngo umuntu ufite umutima umenetse uhindishwa umushyitsi n'ijambo kabiri yaravuze ngo umutima umenetse uhindishwa umushyitsi n'ijambo uwo ntabwo nzawusuzugura haga imana ijya isuzugura umutima umenetse kandi uhindishwa umushyitsi n'ijambo ni ikintu abantu bakwiye kumenya rero wakomeje kumbaza kuri ibyo byose abantu babyumve banabimenye nta nubwo tubivuga kuko imana idatanga umugisha irawutanga ariko yesu yigeze avuga ngo ibyo kurya by'abana ntibikwiye kunagirwa za nyarubwana sibyo avuga ati ntabwo bikwiye guhabwa imbwa cyokora ngo uriya munyamahangakazi agira ubwenge we ngo aramubwira ati rega nyakubahwa ati n'izo mbwa zihazwa burya n'ubuvungukira buvuye ku meza ya ba nyirazo ni ijambo rivuze ngo we yaraciye bugufi aravuga ati ntacyo nubwo ntari umwisiraheli ariko nanjye ndi mu murongo w'abantu imana yagirira neza aho rero ku bantu kubera imana ari ubushake bw'imana gute hari imana yemeye ko baza umuhanuzi akaza kukuvangira imana yabyemeye w'ibinyoma rwose nushake mbivuge cyane hari abahanuzi b'ibinyoma baje ku bantu ari imana yabyemeye oya se gute se ubwo none se reka nkubaze ahabu dusome ijambo twifashishije bibiliya bitwaye iki ko ndi kuganira n'umupasiteri abantu bo kuri kiranuka bamaze kumenya ko ndi kuganira na pasiteri Moyize rwose ntisi zaza ko nzabazana pasiteri Vumiriya kubihamya TV Kamurenga we bakiri gushaka ijambo noneho yigeze gushaka kuza mu bya YouTube noneho none abijemo ntuzahafunze reka tubigendemo neza yego twifashishije ijambo ryo mu gitabo byo ku ngoma ingoma za kabiri yego ibice 18 n'umurongo wa 19 sibyo hono reka twumve ahangaha mu murongo wa 18 Mika no murongo wa 19 oya reka duhere kuri 17 yego umwami w'Abisiraheli abwira Yehoshafati ati sinakubwiye yuko atamanurira ibyiza keretse ibibi Mikaya aravuga ati noneho nimwumve ijambo ry'Uwiteka nabonye Uwiteka yicaye ku ntebe ye ingabo zo mu ijuru zose zimuhagaze iburyo n'ibumoso Uwiteka aravuga ati ninde uzashukashuka haba umwami wa Isiraheli ngo azamukire Iramoti Galeyadi ngo agweyo umwe aravuga ati umwe avuga ibye undi ibye hanyuma ahabuze ikintu cyatumye umwuka ahinduka yihindura umwuka
w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi be bose. Ahabu Imana yari yaravuze ngo nta Mwisiraheli n'umwe wemerewe gushaka umuntu w'umunyamahanga. Arangije aragenda azana Yezebeli umukobwa w'Abasidoni, umukobwa w'umwami w'Isidoni, amuzana mu Bisiraheli ari ikizira. Uwari ushinzwe kurinda itegeko nshinga aba ari uricamo kabiri. Uwari ushinzwe guhesha agaciro ibintu byo mu nzu y'Imana aba ari we ubimenyereza abanyamahanga. Yezebeli nawe kugira ngo amwemeze ntiyaje wenyine, yazanye na Bayali na Shera. Bayali ifite abahanuzi 450, Ashera ifite 400, baba 850. Azana ibizira bigera kuri hafi 900 muri Isiraheli. Isiraheli iragenda ihinduka isibaniro by'abadayimoni, umwuka w'Imana yera barawirukana, bimika ibigirwamana. Se turimo turajyana ibyo bintu bituma Imana imurwara inzigo. Imurwara iki? Inzigo. Hanyuma rero aragira bati noneho nanjye ndashaka uko umwuka agenda agahinduka umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi be bangahe bose. Aho rero niho ujya kubona ukabona umuntu kuko Imana atari umuntu idahutiraho ngo ihanireho. Tubyumvishe kimwe. Ntabwo Imana ikoresha iperereza n'ubugenzacyaha nk'ubw'inaha. Inaha ngaha bakugenzaho icyaha bakibona mu minsi 2 cyangwa mu munsi umwe bakagufata bakaguhana. Ariko mu ijuru bashobora no kwirengagiza ibintu bikamara imyaka ukagira ngo byararangiye. Ariko niba byararangiye, Bibiliya iravuga ibyo urabikora ukibwira ko ngo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpanye nawe rwose. Ariko umunsi umwe ngo nzabiterura mbishyira imbere yawe bishoreranye nguhane. Rero ninza kubivuga nagire n'umuntu uza kuvuga ngo ariko se ngo birashoboka ngo Imana se ni ingome. Ariko kuki abantu bashaka kugira ngo Imana bayigiraho ubwo nkaho yidatekereza? No, Imana ishobora gutuma umuntu aza avuga ati fata iranguzanyo utangire ya etaje yawe. Imana iravuze ngo uzishyura inguzanyo amahoro. Ari umwuka w'ikinyoma, ari umwuka w'ikinyoma. Inguzanyo ukayifata, wamara kuyifata kumba ari ukugira ngo bya bintu bikuveho bagutereze cyamunara. Kubera iki? Umwuka yarebye asanga ikirere urimo cy'ubwibone no kwishyira hejuru no gukandagira izina ry'Uwiteka nitagukuraho ibyo ufite ntabwo uzongera kumanuka ngo wibuke ko Uwiteka ari we Mana. Wibuke ko Uwiteka ari we Mana. Ako kanya rero kohereza abahanuzi b'ibinyoma bakaza bakaguhanurira. Urumva? Kandi buri muhanuzi ukamutura n'ibindi bintu ronese n'ibindi umuntu ashobora kuba ari umukobwa mu bukobwa bw'atarubashye Imana. Imana ikavuga ati nzaguhana ubibone. Ikamuzanira umusore rwose wa wundi witwa inyigisho ikibaho taburo kamuzana bundi yarangiza bikaza ari mwarimu wa wundi wa nyawe profeseri w'umuhanga kaza babyarana rimwe akabara hagurutse akavuga ati n'ubundi nago wowe tukiberanye kajya muzanira abandi bagore. Hari n'uguha bahamya bakubwira ati yarambwira agaterana mu cyumba cy'abashyitsi. Hari n'uwambwiye ati jewe yarambwiraga ngo egerayo ibyo tujyamo ntubyumve ntubyiteho ntibikureba ubare ko nkaho udahari. Kuko nanjye ndamuzanye ntekereza ko umeze nk'udahari. Mu buriri bumwe byarabaye. Aguha ubuhamya cyane. Harabuguha nyine ukamusengera ukamufasha ukamugira inama kumva ko ari mu rugamba rukomeye. Wenda nze no kwisegura ntabwo abantu bose bari mu ntambara. Ntabwo ari uko ari ingaruka z'ibyaha bakoze, nta nubwo ari ibihano. Ariko navuze ngo hari igihe, niyo mpamvu n'ikintu nubona kikubayeho mbere yuko wirukanka cyane uzabanza urebe se ni ikigeragezo gisanzwe, harimo uruhare rw'Imana, ni dayimoni, habaye iki? Noneho wowe ufata umwanya wo gukora meditasiyo wibaza ngo ni iki kiri gutuma ibi bintu bimbaho. Bishobora kukubaho kubera impamvu y'Imana, hari n'igihe bishobora kukubaho kubera ko hari ikigeragezo, hari umugambi w'abadayimoni, ari umurozi waguhagurukanya akaroga urugo rwawe cyangwa se akaroga bizinesi yawe. Bibaho ibyo nabyo birahari. Ariko icyambere ukora ni ukwigenzura ukareba niba ibiri kukubaho nta ruhare ubifitemo. Icyo ni cyo abantu bakwiye gutindaho. Rero nitujya tunavuga ngo hari icyiza kivuye ku Mana, abantu ntibazahite bafata
ngo akubite hariya ngo dorabona bo arabyanga ariko iminsi yo ikabimuzanira iminsi ikabizana kandi iyo ibizanye nyine harabyakira nta kintu wakora ngo uhunge ikintu cyazanywe n'iminsi agaterewe n'iminsi se kararemera oya kandi iminsi mibi ntawe uyicuraho undi umuntu aryiye iyo abandi akayisigaza uvuze ngo iminsi mibi ntawe uyicuraho undi umuntu aryiye iyo abandi akayisigaza none ubu iyanjye narayiriye cyangwa se isigaye ushobora kuba hariyo wariye wenda ari n'indi uzarya ariko nyine ntawe usangira nta n'uguteruza ikigeragezo umuntu aguteruza ishimwe ariko nabonye ushobora kugisangira n'umudamu wawe umugore wawe erega niyo mpamvu buriya njyewe ntajya nakunda ibintu munzana cyane muri divorce kandi iyo muyinzanyemo kubera ukuntu intera umubabaro no muri iminsi ko niho tugiye kwinjiza murayimbwira nkumva ndababaye nareba n'ukuntu satani ari gusenya umuryango nyarwanda binyuze muri divorce ababara kuko buri umugore wawe muba muri umwe niko biriva ngo bombi bakaba umubiri umwe ese ni gute mutasangira ikigeragezo uravuze ngo tugiye kubijyamo nyine bajye bamenya ko naravuze ngo tuzaganira renda nitshaka tubivuga hano komanteri bazashyira izadutera kugaruka hari ibintu bitanu abantu bavanga iyo basezerana bavanga imitungo bakavanga amaraso bakavanga inshuti bakavanga imiryango bakavanga ibyiza n'ibibi cyane ibyo byose umuntu wasezeranya ababivanze none se ibyago byaza mu rugo umugabo bikamugwira umugore agasigara none se ibyiza byaza mu rugo bikagwirira umugabo bikagera ku mugabo cyangwa bikagera ku mugore undi agasigara ese pase inshuti zanjye se sizo z'umugore wanjye amakuba yanjye se siyo ye none se iyo bakoresha iyo bari kujya hariya gusiga nawe ubwo ntiwemera ibintu bya divorce yewe nabyemera se ntabwo naba ndi umupasiteri aba ndi icyitiriro ntabyo nemera ko hari abapasiteri se bo beruye nabo bazikora ahubwo abakristo babo ntibazikore ahubwo nabo ubwabo bakazikora abo bo bite bazasome bibiliya ubwo bashatse iyindi nyigisho ariko muragira ngo tujye tuvuga ibintu tubyorose n'ukuri tukurenzeho ntabwo ari byo divorce se imana yayemeye kuwa kangahe bazasubiremo basome hari imirongo bajya bitabaza ngo ushaka gutana ngo atane ariko abigisha uwaziko ntiyongere gushaka yego nibanyereka uwundi urenze uwo bazawumbwira iravuga ngo nuko hari n'ibyaha ivuga cya mbere cy'ubusambanyi bibiliya yemera ko umugore rwose cyangwa umwe muri mwe yakoze icyo cyaha undi akamufatira nabonye umugore gusa ntabwo ndabona umugabo menya umugabo adasambana none se ko Yesu bamuzaniye wa mugore bakavuga ngo bamufasha asambana uwo basambanye ninde nyine ubwo yari yisambanye none se nyine yari yisambanyije ubwo n'uvuga ngo bibiliya ntiyemera gukoza isoni umugabo abagabo impamvu itabavuga ni uko izi neza yuko bo buriya abagabo barasambana ariko bahabwa uburenganzira n'abagore umugore se atabyemeye mwasambana niyo mpamvu rero kavuga ngo umugore niwe utanga uporovoka icyo cyaha niwe ukingura amarembo kuko niyo mwamura abagabo babiri umudamu rwose njya naganiye nabo nakoze sondaje tubone rero kwisegura baza kumbwira ati abafatwa ku ngufu se abo ngabo tube tubiretse kubivugaho kuko ni iyindi ka urumva haba hajemo gufatwa ariko umuntu w'umugore adashaka ko muryamana rwose ntabwo mwaryamana kandi we agushaka ntabwo kumucika bikorohera cyane abagore bashatse abagabo kubagusha mu cyaha kandi bakagera ku ntego nibo benshi kuruta abagabo bashatse kugusha mu cyaha abagore ntibagere ku ntego yego uzagira impungenge azaze duhamagara abagore cyangwa abakobwa dukora ikiganiro nzababaza ibibazo ubwabo bivugire njye nakoze sondaje ibintu nababajije nitonze yego kuvuga ngo rero kuri iki kintu kiri cya divorce ni umwuka usa nkaho wateye abanyetorero
baburetse gato inyigisho ziri kuri social media baburetse gato muri 97 njyewe nakijwe kera yego Imana yigeze idutumaho umuhanuzi yitwa Gatabazi Meshaki yari umuhanuzi uzwi kandi wari uri guhanura ibintu bikomeye muri icyo gihe abantu bari bakijwe barabizi Imana iravuga ngo ikuzimu hagiye kuvayo umwuka w'ubusambanyi ukabije Imana idutegeka gusenga amasengesho y'iminsi 3 tutarya tutanywa iravuga ngo umuntu uzasenga ayo masengesho nzamurinda icyo cyorezo kuko uwo mwuka uje umeze nk'icyorezo ndetse ikavuga icyo gihe ubuhanuzi bwavugaga ko uwo mwuka ngo umeze nk'uteje abantu ikintu kimeze nk'umutsi ku kibero ku buryo umuntu wese azashaka gusambana n'umuntu ukuze agashaka kugira gute gusambana ubu se sibyo tugezemo Ezekiel tugeze mu gihe wari urimo uvuga rero uti ni icyorezo cyaje mu itorero yego ni icyorezo ariko kubera ko abantu birengeje amagambo y'Imana njyewe iyo nibutse ubwo butumwa bintera kongera gusenga kuko dayimoni wavuye ikuzimu nubwo noneho uyu munsi dusigaye tutanemera message ubuhanuzi babukubita ishote iyo uhanuye biba ikibazo ariko nagira ngo nkubwire ngo kuva kera kose guhanura byahozeho kandi bigira umumaro bigira iki bigira umumaro iyo rero uri umuhanuzi ugahanura kera byagiraga umumaro yego ngayo nguko kugira ngo uyu mwuka uve ku rwego rwo gusenya ingo z'abakristo navuga ko bataraba abanyamwuka kugira ngo bataruzuzwa umwuka wera kugira ngo uyu mwuka uve ku rwego rwo gusenya ingo z'abakristo bataruzuzwa umwuka wera cyangwa batarahishurirwa iby'umwuka wera birenze bikagera no kubahishuriwe umwuka wera ku bahanuzi ku bahanuzikazi ku bapasiteri ku bapasiterikazi ugasanga noneho n'uwo mwuka nabwo wagezeyo cyane ko twakira nk'inyigisho z'umuntu wahuye no gusenya abafite inyigisho ivuga ngo hari amahirwe ya kangahe ya kabiri pasi wabanza ukadusobanurira aya mahirwe ya kabiri ejo tutazisanga turi kwibwira amahirwe ya kabiri ariko tukwirengagiza ko habaho n'urupfu rwa kabiri kuko tuvuga amahirwe ya kabiri ariko twirengagiza urupfu rwa kabiri tutararengaho tukasobanura aya amahirwe se njyewe nashaka kujya nkoresha Bibiliya imbwira ngo iki muri Timoteyo irambwira ngo abantu bazigwiriza abahanuzi ariko babahanuriza ibintu bihuje n'irari ryabo ngo kandi bazaba bafite inkovu z'ibyaha ku mitima zimeze nk'iz'ubushye urambaza iki icyo tumva ni igiki amahirwe ya kabiri basomye iryo jambo bareba icyo rivuga amahirwe ya kabiri Imana itanga none se amahirwe ya kabiri akuraho icyo Imana yavuze amahirwe ya kabiri Imana itanga ni amahirwe yo mu mwuka ni amahirwe y'ubugingo kuba umuntu yari yaguye ariko Imana ikamuha amahirwe ya kabiri yo kugaruka mu murongo w'Imana kuba umuntu yari yabonye umugisha w'ikintu runaka amafaranga cyangwa ikindi ariko Imana ikamuha amahirwe ya kabiri kuko wenda yandi ya mbere yawe yakoresheje nabi cyangwa se akaba habonyetseho umudayimoni umwiba kuba umuntu reka mvuge n'ikindi wanapfusha umugore cyangwa umugabo Imana yaguha amahirwe ya kabiri ikagushumbusha ikaguha undi ibyo biri muri Bibiliya turabibona kwa ba Rusi no kwa ba Bowazi turabibona dufite ibirongo ya Bibiliya nureba ukareba hariya Bibiliya ivanga amahirwe ya kabiri uzasesengura urebe icyo yari iri kuvuga ureba ayo mahirwe yavugaga ntabwo uzasanga ari umuntu wa kabiri ni amahirwe y'urushako ntabwo ari amahirwe yo gushaka umugore cyangwa umugabo ko babitwigisha ubyigisha nyine za nyigisho nakubwiye kwigwiriza inyigisho zihuje n'irari ariko by'ukuri Bibiliya yaravuze ngo uwo muntu natandukana n'uwo babana agende yicare abigishuba ziko muri make ntashaka
ariko iyo tubivuze nyine ntabwo tuzabuza abantu ko babikora, ariko ntituzabona nanone kuvuga ukuri. ariko nubwo birivuze ngo uyu muntu agenda abigishubaziko yambaye umubiri, kandi muri bimwe mu kigeragezo umuntu utuye isi afite ni umubiri. Ndagushimiye. Nanjye nashakaga kwira icyo mbaza. Ni nayo mpamvu rero bigusaba kwitonda. Yego, impamvu ikomeye divorce ziri kuba ni imishakire ya none. Kuko iyaba wari uzi ko ari umuntu muzabana akaramata mukagumana iteka, byakaguteye impamvu ikomeye yo kwitwararika. Yego. Icya mbere, nditwararika hehe? Nditwararika ku muntu ngiye guhitamo tuzabana. Yego. Kuko nintitwararika birarangira dutandukanye, kandi nidutandukana ndagonga cya gikuta kinsaba ngo nicare. None se si ubyumvishe nyine? Nyine umubiri uragerageza, ariko niba nawe wari uzi ko utashobora kubaho wenyine, wari ukwiye gucagura cyangwa guhitamo neza uwo muzabana. Wabanje rimwe kumushima, kabiri kabisengera, ijuru rikaguha amakuru. Ijuru rikaguha amakuru pana yandi muvumba. Abantu bavumba amakuru ngo Imana yabaye amakuru. Umuntu ukazanga Imana yavuze ngo muze mwenyine twihererane. Umwende wari ukingirije yera watabutsemo kabiri ngo buri wese yigerereye. Ugasanga kuko ngo sanze Ezekiyeli ari guhanura akamubwira ati Ezekiyeli we ati naye ndebera ndebera, ukabura mubwira uti Imana irambwiye ngo komeza ibirori byawe. Kubera yuko arariciye bwa bukwe, kandi wenda n'ibyo birori byashoboraga kuba ari akazi ugiye kujyamo. Ibirori ni byinshi. Yore nta makuru ufite. Nizurumva niyumva ngo gukomeza ibirori agahita kurura, agahita yumva ko ari bwa bukwe kuko ari bwararikiye. Kubyukuri si Imana yavuze ubukwe. Ugomba gusenga ukongera ugasenga. Siko wamurimbye yavuze ngo genda usenge wongere ugire ute utandukanye gusenga kwawe. Abantu rero ntibashaka gutandukanya gusenga. Ndashaka kuguha urugero kuri icyo kintu uvuze, kuri iyo ngingo uvuze. Yego. Umunsi umwe nigeze kuba ndi mu rusengero iwacu Katabara. Nari mafite umukobwa nari ndi kuharambagiza, cyangwa se twari turimo, nari nateye imboneka mbari ko mbivuga. Wari wamurebesheje amaso y'umubiri urabenguka. Yego. Yego. Noneho ubwo urumva ndi gutekereza kuzabana nawe akaramata, kumubwira ijambo ryazatuma anyemera kubana nawe akaramata. Yego. Ndanabimubwira, wenda nanabona n'ibimenyetso ko ashobora kuba abirimo nta kibazo. Yego. Umunsi umwe sinzi ukuntu yaje kurebesha ay'umubiri. Urabona ay'umubiri kirya gihe nari ndimo. Yego. Unebesheje ay'umubiri uranzi, ntago waba uzi ko ari Ezekiyeli w'uyu munsi cyane rwose. Urebesha ay'umubiri ya kirya gihe muri za 2017 na 18 na 15 garuka na 15 na 14. Urebesheje ay'umubiri ntago wari kumenya ko ndi uyu nguyu uyu munsi. Oya ntibyari gukunda rwose. Nawe niko yarebye. Arambaza ngo harya wize amashuri angahe? Kandi nakubwiye 6. Iwanyu muvuka muri bangahe? Ahubwo ni twebwe tuvuka turi abana 8. Bana 8. None se hano mu mujyi wa Kigali ufite inzu? Ndavuga uburyo mbayeho nawe urabizi. Ati none se tuzabaho dute? Ndavuga nti ijuru iryo rizatubeshaho. Ubimenya karuka ahita ambwira ngo ndajya nkubwire ko amaboko atareshya ataramukanye. Atareshya. Ndi muri yo. Yego. Mudu numvise ambwiye nabi, ariko mu by'ukuri yarambwiye ukuri kw'ibyo abona arebeye kubigaragara. Ayo maboko ntiyareshyaga. Ntabwo yareshyaga. Kandi koko nawe urabyemera ko atareshyaga cyane. Wari wisumbukuruje ku by'umubiri, ariko mu mwuka wakabaka bukumva byareshya. Yego. Sawa, ngaho komeza. Njya ku musozi banguka ngo utabare, ni njya muri rwa rutare. Yego. Ndasenga, maze gusenga mitamanuka njya kuririmba ahantu bita Bwimo. Hakiri urusengero rwa DP. Ndahareba. Nihagera maze kuririmba ya ndirimbo guma ku birindiro. Umuhanuzi abayikojeje yibica bankaciye bene hano mu bitugu. Aje arambwira ati mvuka Uwiteka avuze. Yego.
ati ndi Uwiteka uvuganye nawe ngo ngukoreye ubukwe. ngo koreye ubukwe Yego. kandi Ati, bakubenze. Yego. Ati kandi igihe niki. Ati Yego. njye Uwiteka ndiyubahishije. amen. Sayo magambo ambwiye. Umukobwa ntiyambenze. Yego. Sinagiye mu rutare ngiye gusenga Imana mvuga ngo ndashaka kumenya niba ari wowe uri muri ibi bintu uri kumwe nanjye nkomeze. Yego. Ntimbwiye ngo ni nkomeze cyane. nahise numva ko umukobwa azagaruka azasubira muri mudu. yego ubundi nsigara ndindiriye ndategereza we umukobwa baragiye bamukubise inda babamuteye inda vuba vuba bakimutera aratekereza avuga ati nta wundi muntu nzu nyemera kandi nayomeka ngo bikunde atareze Kiyeri. yehe umukobwa barampamagaye bagarambye ati bite sheri nti ni sawa meze neza nti cyane ati ko nshaka ko tubonana ni nta kibazo mukandaje nze nkubwire nikoze kuri wa musozi ngiye gushimira Imana yuko Imana yongeye kubisubiza mu nza ni ibintu ni story yambaye ni ibintu utibagirwa urumva sinshobora no kubyibagirwa ndambura ibiganza n'Uwiteka ndagushimiye kare uvuga bikawategeka bigakomera rya sengesho nasengya urarishubije ngiye kumva numva ijwi ubwaryo riranyisangiye ritavuye ku muhanuzi rirambwira ngo woge mpagaze amazi si yayandi ntabwo ari wa wundi uzi yewe yamaze kwangirika rirambwira ngo umukobwa uguhamagaye aratwite ndabyiyumvira arashaka kukugerekaho inda kandi uwayimuteye yamubwiye gushaka umusore agomba kuyishyiraho akamukorera ubukwe ibintu byose bikagenda neza ariko indi ikaba ari uwo musore nyuma ukazabwahagirana kuko bazakomezanya niba wumva wiyangaje muri ayo mazi ugende woge niba wumva utiyangaje ndakubwiye ndi Uwiteka wabyumvise ndi kuvuga uvuze ngo birasaba ikintu cyitwa gushishoza yego gusenga kandi ukongera ukagira gute ugasenga ne ntakubeshye amarangamutima yanyumvishije ko iryo jwi numvise atari iry'Uwiteka ari irya Satani yego Satani se yakugirira impuhwe zingana zityo ndataha ngeze mu rugo umukobwa arongera ampamagara ati gahunda se duhure sangana tubari ndumva ndibuze kubohoka byibura hagati y'amasaha ya 11 hafi aho yego ati reka duhure 12 n'igice ku kagoroba ati duhurira aha n'aha atunampobere ati ndagukumbuye cyane yego ijwi rirongera riransanga ka kabiri rirambwira ngo nakubwiye yuko umukobwa atwite kandi ashaka kukugerekaho inda unyumve neza imbwira uko ari buze yambaye ntabwo ngo araza akenyeye igitenge imbere nta kantu kandi kibereyemo aze yiyambariye akantu k'akantuza yiteye nk'akantu ari ahantu muri buhurire cyangwa ari mu rugo ari ahantu turi buhurire mu rugo ari kurwara muri Mpazi apana hari hafi y'umugezi wa Mpazi bari batarawubaka ku bantu bazi Kimisagara bari batarawukora neza ari ahantu gutyo ari ukugenda nkambuka ubundi tugakubita naho hafi aho ngaho rirambwira ngo intego ye ya mbere ni ukugerageza akihoberana nawe gusa mugahoberana ni ibintu utazi uko byameze ni ukugerageza igitenge kigahita kigwa wagahita avuga yuko mubishoje abantu baza bakasanga ari aho ngaho bataza nibyo bimureba icy'ingenzi nuko akubwira yuko bya bintu wabishoje yego avuga nti navuga ariko ngomba kujya uko byagenda kose komeza gusunika ndajyayo kwinangira ndinangira nanga kuyumva utararengaho ntaguciyemo uza abantu baguye aho ngaho uza abakobwa binangiye bikarangira bakoye y'indwara uza abasore binangiye ubu tuvugana uza aho bari komeza ntakubeshye naragiye aho yandangiye ngiye kwambuka Mpazi ijwi rimbwira bwa gatatu inshuro ya gatatu rinsubira nk'uko ryambwiye bwa mbere ndavuga ntariko iri jwi ko ndi umuhanuzi nkaba mbizi iri jwi ko ari irya Satani ritaza gatatu kandi ari irya Satani ko ryambwira gushyira hasi imbogo ko ritambwira kwirinda iri jwi si iry'Imana nahise ngenda noneho ndi muri mudu y'Imana nkimara kumukubita ijisho mbona yambaye igitenge n'ukuri kw'Imana n'akantu kameze nk'agasengeri k'umweru naragenda mubwira nti
ijuru ryambwiye yuko utwite ntaranamusuhuza. amen. Niko ryambwiye ngo uratwite, rirambwira ngo urashaka kongerekaho inda. None uhereye isegonda n'uyu munota ndagira ngo nkubwiye ko ntari uwawe, nzajya ku ijuru ryanyemereye. Ati none se nukumbwiye? Ati n'ukuntu duherukana kera. Ndamubwira nti uburyo bwose duherukanamo ni wowe wabigizemo iki uruhare. Iyo uza kuza kunyitwaraho neza, uyu munsi tuba tukiri inshuti. Rero bayi nateye intambwe mva nka hano ngera nkaho ngaho. Arambwira ati umva, ati n'ubundi nari narabibonye kuri imbwa nta kintu yagira gute yamariye. Ndabantu ububwa bwanjye ndabutwaye nta kibazo, ndabujyanye, ngenda gutyo, ngenda uko kuva uwo munsi kugeza kuri iyi saha. Ya maboko yanjye nayo ni ukuri kose ntabwo bireshya, ntabwo bireshya, ni ukuri. none se kugira ngo dukure abantu umurungabangabo, kirya gihe amaboko ye n'umuryango we yari maremare, yego, ukurikije ayawe, Yego. ayawe akaba magufi. n'ubu se ayiwe aracyari maremare, yawe akomeje kuba magufi, cyangwa yawe yaje kuba maremare asumbaye? Ijambo ry'Imana bavuga ngo nzavuna ukuboko kwa Farawo. ubwo zabaye Farawo, ukwe kwacikiye aho ukwe kwacikiye aho, ahubwo Imana ikunga ku kanjye. Ubu ngubu ayanjye ni maremare kuruta ye. aho rero icyo twabwira n'abantu bataza kugira ngo wenda turanamwishima hejuru, ko nagaruka umwishima hejuru. Impamvu mbivuze ngendeye ku ingingo yitwa gushishoza. gushishoza urebeye, niyo mpamvu gushaka, abantu bari gushaka si icyo turiho. abantu bareba ku bintu bimwe gusa, ariko si byo. abantu bari bakwiye kureba ku ngingo zirenga imwe. kubera iki? urareba ku bushobozi ariko nturebe no ku mutima. warakwiye kureba ku mutima, ukareba ibitekerezo by'uyu muntu, ukareba ubushake bwe, ukareba imiterere ye, ukareba kwihangana kwe, ukareba ko anakunda no kuba yasenga. kuko icyo ntitukivuga abantu bacyumve, nta muhanga wo kubaka urugo rwubakwa n'Imana. urugo rwubakwa n'Imana. niyo mpamvu iyo ufashe ibintu byawe by'urugo ukabyikoreza Uwiteka, Uwiteka arabyikorera. cyangwa ubwo nyine niba byanga bazamera nka wa wundi wavuze ngo arashaka uwo abona ushepinze nk'uko ashaka, ariko nawe bigasoza amubwira ati ibintu byose ndabirya n'ibyatsi nabirya nawe nakurya. atangira guhamagara ati bakozi b'Imana mu nsengere, ati nashatse umugabo w'igini, ariko mbere yabonye umwanya wo gusengera wa muntu ngo amumenye. umukobwa umwe, umukobwa uri kutwumva akuremo iki hano? akuremo iki? cyangwa umusore uri kutwumva akuremo iki ari kumva tuvuga? hari ikindi se? natumva ibyo tuvuga n'ubundi aragoma mu nzira ye. hari umukobwa umwe, hari umugabo, umusore wamurambagizaga, yari afite ubutunzi bwinshi n'amamodoka. ariko bukeye Imana iramubwira ngo nujyayo uzapfa urupfu rubi. umusore ntabwo yari akijijwe, ibyo nkuru ndi kuvuga ba nyirayo barayumva cyane. bukeye Imana ikomeza kubwira wa mukobwa ati itonde, yanga kubyumva cyane. ariko uko akomeza, ariko yabanje kubyumva ariko wa musore abonye ko atazabona wa mukobwa, yigira inama yo kujya mu rusengero arabatizwa. byari bihagije ko abantu babona ko yakijijwe. yego. hanyuma ubundi akora ikindi cya kabiri gikomeye, n'ibintu biri clear cyane. yubakira iwabo wa mukobwa inzu nziza. umva, abantu, umuryango wose uhagurukira kumubwira ati umugabo n'uriya. ntabwo kwinyagambura byamworoheye, ariko undi musore basenganaga utarona mufiteho intego yo kubana nawe, Imana imuhishurira ibya wa musore. yego. aramubwira ngo nukuri uriya musore, amwereka ibintu Imana yamubwiye, ukuntu yamubonye yapfapfanye, yabaye ukuntu
yishe ubuzima bwe mbese byose amaze kubimwereka avuga ati wambabariye iki kintu ukagifataho umwanzuro ko kitavuye ku Mana uzi icyakurikiyeho umukobwa yaramubwiye ati mbivemo ndamubwira ati oya njye nkubwiye ibyo Imana yambwiye yaraye insuye udahari kandi nawe uzi ukuntu Imana yamubwiye yaramubwiye ngo ubwo yanze kunyumvira kumvira mama we kumvira nyina we nzamuseka afatanyije na nyina we kurira bazababarira bombi uzi icyabaye baragiye barabana ariko umugabo akimugeza mu rugo yaramubwiye ngo ni we nashakaga dore ngibi ibintu nzabiguha nushaka amafaranga yaguha nta kibazo uzagira ariko ntuwemerewe kwivanga mu buzima bwanjye bwite ubuzima bwite yamubwiraga yari imfizi y'akarere uwo mugabo n'ubundi yamugejeje mu rugo akomeza kuba ifizi gukorera umwami yego umwami we nyine akorera uzamuhemba ibihembo bingana n'ibyo yakoze arakomeza imfizi y'akarere umugore aragenda aracupira aragenda arahindana abuvayo ubundi agahora mu marira iyo wamusuzaga yakubwira ati oya ntabwo ari urushako nashatse nikuzimu nta byishimo by'umugabo ngira uwo mugabo yazaga aje gutera inda ubundi akikomerezanya na za maraya ze n'ubwo buzima ubwo rero agera aho ubu noneho muri iki gihe bwo agera agaturumbuka akavayo hari igihe aturumbuka bakibyarana rimwe batarabyarana babyaranye kabiri cyangwa gatatu n'ababyaranye gatanu baratana rero ni ibintu bibabaje abantu bakwiye kumva ko divorce ari ikibazo bakayirwanya bashikamye siritunda hamagarira abantu bavuga ko basenga bemera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo nibakanguke twe kwemera Satani adufatana imitima y'abantu tureba divorce yabaye ikindi bayihaye intebe abantu bamaze kubyeza babumva no mu rusengero biraho abantu bakabona ni ibisanzwe kibazo igiteye agahinda muri byose ni ukubona n'abapasiteri barabyejeje nabo bakabikora njye ntago nabyeza mu babyeza sindimo nabo ngabo ubwo bazavuga iyo nyigisho bayikuye niyo mpamvu nakubwiye ko hari abantu badeviye misiyo turi kugenda nk'abagana ku musozo ese ubundi reka nkubwire naragutumye ngwaye ya misiyo ubwo reka dukoreshe ba bantu b'inahangaha bakora akazi ngwaye misiyo yo kujya guhagararira wenda umuryango runaka mu gihugu runaka tuvuge wenda nka NGO nkagufata guhagararira NGO wenda nko muri Amerika Kenya n'ahandi noneho wowe ukaza uje guhagararira inyungu za ya NGO wahagera ugahindura misiyo ariko ntuve mu gihugu ugira ngo umuntu ukubona kandi waraje nyine ufite urwandiko rukwemerera guhagararira ya NGO mu kanya wahindura misiyo ukanava rwose mu bintu ariko utavuye muri cya gihugu abantu bakomeza kugira ngo uri muri misiyo sibyo mvuze urabyumvishe nabyumvishe abantu bakomeza kugira ngo uracyari muri misiyo y'uwagutumye nyamara uba warayihinduye nshatse kuvuga iki abantu bari abakozi b'Imana misiyo barayihindura kubera kugenda bakira ibintu babidiriwa birengagiza ukuri kw'ijambo bakabigoreka nkana uraza gutuma mvuga n'ibyo ntari nateganyije dukomeze rwose babihinduye ariko baguma aho batumwe none se niba njye nambaye ikote rya pasiteri ngahindura misiyo nasezeye ku pasiteri hari uri bubunyambure se ariko Imana irabizi ko misiyo nayihinduye niyo mpamvu rundi bunashaka ibindi byo kwikavaringa kugira ngo nyine mubone ko nyiri pasiteri ariko mu by'ukuri misiyo narayihinduye n'ijuru rirabizi sinzi niba uri kunyumva nakumvise uwitwa Morodekayi Imana yamutambagije umurwa munsi ubukwe tugezeho noneho bwo muri iyi minsi bugendanye n'ibyo bintu bigendanye na kuba abantu barakoze divorce ntekereza ko bishobora kuba abayikimwaro wenda no kuba bakoze ibintu batari proud yabyo cyangwa nabo ubwabo batekereza ko bitarimo Imana burimo burakorwa mu ibanga rikomeye kandi birivuga ngo bwubahwe na bose umva none se bwihishe bose nibwihishe bose iyi nyigisho ubukwe bwihishe ntago mbuzi kuko ubukwe bwubahwe na bose
ariko uzi ko niyo ugeze mu muhanda nawe kwa kuntu imodoka ziba zibyigana iyo zibonye ari iz'abageni baraberereka cyane. tumenyereye ko iz'umuyobozi ukomeye arizo babererekera, ariko niyo babonye ari umugeni rwose mu cyubahiro agombwa baramubererekera. none rero niba ubukwe butari kubahwa na bose, wese ntabwo wamenye ko busigaye buba mu ibanga. njyewe nyine ndi kukubwira nsesengura nshingiye ku ryo uvuze. twe dusigaye tubona tukajya kumva ngo tugaruka tubona save the date, ejo tukajya kubona ngo umurenge wageze gute washojwe, ubwo hagasigara hatekenikwa. nanone bisigaye binaba no muri tekinike y'urusengero tuzashyingirirwamo, umushumba uzansezeranya. ntago Vumiriya kubera ko ku mbuga nkoranyambaga tutamuzi ku rwego ndiho ntago yansezeranye. niho hantu nyine turi amavuta ya no gusezeranywa n'umuntu w'umusitari mbese. amavuta ya Pasiteri Moyize ntabwo ari amavuta yemewe uburyo wansezeranya. ese wansezeranya ubwo bukwe bukazavugwa n'abandi. ni aho ngaho turi, niyo analize twibereyemo, turi kugenda noneho ku bintu byinshi bitandukanye. ibi bintu byari bikwiriye umuntu witwa ko ari umukristo. Bibiliya iravuga ngo ubwibone bubanziriza kugwa. nyine umuntu wese akuremo umwuka wose w'ubwibone ubanziriza kugwa. igihe cyose uzabona watewe nawo uzahita umenya yuko 80% uri mu nzira yo kugwa. naho waba uvuga ngo uri ahantu heza, uri mu nzira yo kugwa. ubwibone bwose bubanziriza kugwa. nibyo ko bitoroshye. ntabwo byoroshye, nta nubwo ndi buvuge ko biri bworohe, ariko umuntu wese w'Imana wemera ko ubukwe bwe butarimo urwikekwe. nuzi ko birivuga ngo witandukanye n'abandi bafite ibyo yikeka. ubundi se gusezeranywa n'umusitari yo kubwira ijambo rigutera agahinda nk'ako mfite. yaba disi wari uzi yuko yaba ari umusitari Kristo yemera, bavuga bati niwe uri mu mwuka w'Imana mwinshi, nibura akakurambikaho ibyo biganza. Eliya ngo yariye ibiryo ngo iyo ndayigendana iminsi 40. nibura wavuga uti nanjye nzayigendana iminsi 40. none se ko ari umusitari n'ijuru rimwemera mu busitari gutyo? ngo umusitari ni kimwe no kwemerwa n'Imana ni ikindi. ntawe ndi kumeshoninga, ntawe mvuze, ariko ndashaka kubwira abantu ko ibyo abantu birukanyira ntabwo ari byo byari bikenewe. ibikenewe ni ibi, ni iby'Imana ishaka. Amen. kandi iby'Imana ishaka ni ibinyuze mu kwera no gukiranuka. nuko nyine nose tukora iki? ni n'ubukwe ntari bushake ko runaka ari ahubwo yaba utari bushake ko ngeramo, ubukwe utari bukeneremo uvumba. ubundi kikubwira ko ubukwe buvuye ku Mana. dore uko ubukwe bwa kera bwacu bwabagaho. iyo twajyaga kubukora cyangwa tugiye kubutaha twabukoraga nk'igiterane. abantu noneho ntibari bubyumve kuko bamenyereye kuzana. ni umwanya wo gusirimuka, ni umwanya wo kubyina ingwatira kandi bavuga ngo babiragije Imana. ariko uzi kubona umukobwa n'umusore baje bagapfukama imbere yanjye ngo nimbasengere ngo mbayeshe umugisha kugira ngo umushinga wabo utangire neza. bajya gusoza bagasoresha indirimbo zitavuga Imana, bagasoresha ibirori bitarimo Imana. batangije iby'umwuka ariko baheretse iby'umubiri. uzareba iryo jambo icyo Bibiliya bivugaho, urahita umenya icyo bakoze. ikindi mu rugo hataha ikintu kimwe muri bibiri tuzi by'ibinyembaraga. iyo hadatashye Imana hataha Satani. ubwo rero iyo ushoje nabi gutya uhita ureba icyo winjije, ni umwuka wera nzanye. iyo rero twajyaga twebwe mu birori, abaririmbyi barazaga, korari zikaririmba zikavuga ubutumwa n'ijambo ry'Imana rigasomwa, hanyuma hakagira n'abantu bihana babona ibyiza by'ubukwe bw'abarokore nabo bakihana. bwa bukwe abantu b'Imana batangiye babusengera, bakanasoza babusengera, bakabuherekeza umukwe n'umugeni bakajya mu rugo rwejejwe rwasengewe. none se umuntu utasengewe, umuntu wabwihishanye, kamagara umuntu yumva yiyumvamo ati ngwino, nta banyamasengesho, nta kunihira urwo rugo, nta kwinginga, ahubwo bariti turatwika
basigaye babwita ngo ni ugutwika noneho n'ubukwe ntibakibwita ubukwe bwitwa igikwe si byo se bwabaye igikwe uzakora igikwe ryari si ibyo ngibyo se erega ndumva nubwo nagendera mu basitari ariko ndabyumva ndabyumva akantu imvugo za none akantu no konyine numvishije kavugika neza karimo gasawundinga neza ni akajambo kamwe bajya bavuga ngo ntubyegereze umutima rwose ko ni keza kutegereza ibintu umutima ni nk'aho bavuze ati byikubabaza wiyorohereze ni keza naho ibindi aha ariko no gutwika ntekereza ko atari akantu kabi kuko gutwika iki none se Eliya we ntago yatwise none se yatwikishije nta bintu yatwitse ku musozi Karumeli akoresheje iki umuriro uwuheze w'Imana none se ubwo ubutwikishije iki wowe nicyo kibazo cyo kumenya yaba wari utwitse nka Eliya ntacyo byari bitwaye ariko uko watwitse nuko bisa urahuza ibidahura ni nko guhuza amaganga n'amata warangiza ukabigereranya turakizwa dute turakizwa gute turi gusoza biravuze ngo nimubaririze inzira za kera aho zahoze muzikurikize niko Bibiliya ivuga nimubaririze abantu nibongere yuko agakiza kabagaho nuko umuntu ukijijwe abaho hanyuma bakizwe ntibanga kubikurikiira nyine bazaguma uko bari ariko nabo bazabura imigisha y'Imana ko Imana yaravuze nyine ivuga ku muntu wayo umuntu wese yaravuze ngo hazabaho inzira nyabagendwa ariko muri Zaburi havuga ni Yesaya ngaho niwe wabivuze hazabaho inzira nyabagendwa izitwa inzira yo kwera no gukiranuka abagenzi naho baba arabaswa ntabwo bazayiyoba zaba ari iy'abandi Zaburi rero aravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga Zaburi ya 84 na 4 hahirwa umuntu ufite mu mutima we inzira zijya Siyoni iyo ageze no mu gikombe cyitwa Baka ahindura ahantu h'amasoko haleluya amen tuvuga ngo umuntu ufite Imana mo imbaraga n'ahantu hari igikombe cya Baka cyari igikombe ngo abanzi b'abayuda banagagamo imirambo ngo iyo umuntu wese yahageraga agasanga icyo gikombe ngo kubera imirambo babategaga kandi bitemewe ko umuntu w'Imana ajya gusenga ngo ahure n'intumbi byabaga ari icyo babateze ariko nabo Imana idufasha ngo barasengaga kubera izo mbaraga cya kibaya ngo imvura y'umuhindo hakagwa imvura ngo itasanzwe ikamanukira gukura ya mirambo mu nzira bivuze iki biravuze ngo nubwo ibihari bibi umuntu wese uzabana n'Imana akegerana n'Imana izamuhitiramo ese ubu hari ingo zimeze neza ngo turi gutabaza ko divorce iri kuvuza ubuhuha ariko hari abandi bari mu mahoro ngo turi kuvuga ngo abantu ngo babanye nabi ngo hasi hejuru ngo ni induru tubona ari n'umuntu nigeze mbivugaho umunambwa ngo uretse tureka abantu bicane ako kantu niko twari tugiye gusoza ikiganiro ntakubajije ngo abantu benshi ngo baba bari gutandukana ngo kubera guhungura narembeze kuri bo bimbaza kandi nanjye nza nabyiteguye kuri bo bimbaza ubundi ibibazo mba ngomba kukubaza mbere yuko habaho insagensi yo ko abantu bashobora kwicana ntabwo aricyo kibanza nibakurikira ikiganiro bibuka ibyo twabanjije amahitamo uruhare rw'Imana Imana waba wayisenze yakwemereye kujya mu rugo ikakohereza ku muntu uzakwica ikakohereza kumwica ikakohereza ku muntu uzahitana ubuzima bwawe aya abantu ntibakatubeshye niba ari Imana yabivuze kandi nongereho nshyiriraho abantu umucyo Imana ntishobora subiremo ntabwo Imana ishobora kukubwira amakuru izi ko harimo ikibazo ahubwo wowe niba warayakuye ku muhanuzi ukabeshya ko ari Imana yaguhaye pole sana Imana yaravuze ngo ugende uko imbaraga zawe zingana ubundi usibye ko abantu biyorohereza wowe urashaka ko abantu bakubwira ukuntu ngo ugiye kubona urugo n'urugo rwawe ruzabaho urwo rugo ushaka ruremereye ikintu cy'agaciro unasengeye imyaka ariko ukumva ari igisubizo uzakura mu bantu wowe nta ruhare wakigizemo kuki wumva ibyo bintu byoroshye numva wari ukwiye gufata iya mbere ukarusengera mu mbaraga zawe Imana yaguha support inyuze mu muhanuzi ikamuguha itamuguha ntizabura uko ikurotesha cyangwa ikagusura ukoresheje ijambo nuziko n'abantu bafindura bakoresha Bibiliya gutya ntubizi se gufungura bimwe bita ngo ni Imana ntibibaho se cyane none se Imana ntibiyereka
Imana rero ikavuga ubwira ukuntu ivugana n'abatari abahanuzi, iramurotesha cyangwa itamurotesha, cya kintu cyari kimurimo gitogota gicumba akumva kirayoyotse nk'imvura. Iyo kiyoyotse bivuze ngo nta ruhare rw'Imana rubirimo. Ibyo bibaho, ariko abavugana n'Imana irabavugisha. None niba uvuga ngo ndi umunyanteri yenye ngo ngiye sivugana n'Imana, izakuvugisha kuko irabiziza aho paritse. Yaravuze ngo ugende uko imbaraga zawe zingana. None se dukire gute? Ariko umuntu arashaka ngo Imana arashaka kuyikondana ngo reka ngo yavuganye nanjye, wamubaza uburyo yavuganye nayo ugasanga n'uburyo yahanuriwe. Sikabaza mu by'ukuri ni Imana cyangwa n'abantu. Ko nyine baze kureba ibyabanjije, bavuze ko ari nabo Imana itegurira abantu kubera impamvu z'ibyo bakoze, zahishaka kugutsinda, abishaka kugukubitira. akuzi koko ko Imana ishobora kugutegurira umuhanuzi akagutsindika ku mugabo, kandi kubera ingaruka z'ibyo wakoze, kuko ingaruka z'ibyaha ari urupfu, none ari uzakubera igare. None twabivuga rero abantu ngo hoya muvuze bitari byo, kubera iki? Ntabwo twavuze ibihuje n'irari rye. Ariko niba mwemera ko ijuru rikiri iryacu, turi n'abagenzi bajya mu ijuru, nimureke duhanure ukuri. Kandi ubwo ngo nuko ntatitiye ngo ubwo sinahanuye. Paul, ahubwo nahanuye cyane, navuze n'ibikomeye nudakira none, ahubwo uraburi wa mwana Bibiliya yavuze. Wa mwana Bibiliya, hari umwana Bibiliya yavuze, umwana w'ikirara wo kurimbuka. W'ikirara se kuyisubiyemo akagaruka, ngira ngo afite ibibazo. Wo kurimbuka niwe byahwaniyemo. Hari igihe umuntu akira n'ubugingo bikarangira bihwaniyemo. Asante sana. Reka ngane ku musozo, ushimire abantu bo kuri Kiranuka bakurikiye ikiganiro cyo kuri YouTube channel yawe, kuri Moses TV. Babonye ko amashusho atameze neza, babonye Moses TV. Babonye ko ukoresha telefoni, bihanganira amashusho muri make, ariko ufite support ku buzima bwawe. Hari abantu benshi njyangira b'umugisha bakunda kumbwira ati hari umuntu nshaka kuzagurira kamera, umunsi wamubonye uzambwire. Ariko mbere yuko nge nakubwirira umuntu, hari igihe nge narebesha amaso yanjye, nkarebesha amarangamutima. Niba uko wakurikiye kino kiganiro, inyigisho wumvisemo, ubutumwa wumvisemo, wumvise wabiba hakaboneka kamera y'uyu mugabo, umuhamagare, nimero yiwe agiye kuyitanga. Ibyo muzapanga muzabipange gutyo, nzanezerwa numvise wamubibyeho umugisha wo kubona kamera, akabona uburyo azajya atambutsa inyigisho z'ijambo ry'Imana z'ukuri kw'Imana yamuhamagariye. Iyo nimero yini ibwira tubaye nimero, uyibabwira ari iyawe, nta muntu bazacaho, nta muntu bazagira gute. Cyangwa se ni wumva utayumvise neza, umuhamagara umbwire ati mpa nimero y'uriya mugabo ndayishaka, yego nyiguhe uverifiye niba ari iye, unamuvugishe. Nakubwira ati ni nge Moise pasiteri wabonye kuri Kiranuka, hanyuma mukurikirane ibindi. Mujya mubimbwira muri benshi, mukamwa ko araho mushaka gukoraho umugisha, ariko abakozi Imana muri iyi minsi bababereye ibiryi. Hari uwuhereza kamera agahita ayo mafaranga ayirira ntayakoreshe icyo wagize, umwe n'umwe akarakara n'undi akarakara. Ariko ntimukarakare, hari abacyari ibyiringiro yuko hari abandi bakiri bazima kandi bagikeneye gukorera Imana. Ijambo mvuze niba ugira ngo ndakubeshya, wirukire kuri YouTube channel yiwe. Iyo numara kuyigeraho, link iri hano hasi, uraza kuyisanga. Nubona amashusho akunejeje nk'uko usanzwe uyareba, it's okay. Ariko nubona atakunejeje, uwo mugisha rwose ukorere. Hari ba pasiteri Juste babonye amakamera, Bishop Gerard, natwe twarayabonye kandi tubikuye mu biganza byanyu by'umwihariko wa mubyeyi. Ubwo ndizera ko wabyumvise. Imana iguhe umugisha. Pasiteri, duhe nimero hanyuma abantu bakora umugisha. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nanjye nshimiye abakurikirana Kiranuka, ndetse n'abandi bagiye bakurikirana ibiganiro handi. Imana ibahe umugisha. Yego. Kandi mbonereho gushimira abo bantu bagifite umutima wo gukorera Imana,
bashyigikira umurimo w'Imana mbahumurize mbabwire ngo n'uwo mwabikoreye ntabikoreshe icyo mwatereye inkunga burya mwe mwahawe umugisha wese azabona umuvumo kuko atigeze yubaha umurimo w'Imana ariko mwebwe mwabikoranye urukundo muzabigororerwa mu bwami bw'ijuru ntabwo ari imirimo yabaye imfabusa rero nimero yanjye ni 07 82 64 60 89 07 82 64 60 89. Iyo utari mu Rwanda kuri iyo mibare imbere yayo ushyiraho guteranya 25 ibindi ugakurikiza iyo mibare navuze kandi ihamagarwaho iba muri WhatsApp byose irabikora iyo telefone. Imana iduhana umugisha. Reka ngushimire n'abari badukurikiye harimo abari bakurikiye kino kiganiro ariko bafite ingo ziri ku manegeka tugiye kuzisengera zenda gusenyuka cyangwa se bakabona hari agacu kagaragaza yuko rudahari ariko ashobora kuba yakurikiye kino kiganiro ugasanga ntiruhari kubera ingeso ziwe wenda zitari guhuza n'izuwo bari kumwe ashobora kuba ari umugabo cyangwa ari umugore nawe agatangira kuba kumbe mbisengere biraza gukunda agatangira no guhindura za ngeso. Uyu muntu akeneye isengesho ariko akeneye no kwisubiraho. Reka dufate umwanya wo gusenga muri rusange hanyuma dusoze. Ndizera ko abantu badukurikiye bumvise ikiganiro cyiza kandi kibubatse kibashubijemo ibyiringiro. Yego twagiye dukora impande zose twakoze ku bakobwa ko bagomba kwitegereza bakitonda, abasore even n'abasore, abagabo cyane. Ushobora no kuba warahuye n'ikibazo ugasanga waribeshye warebye nabi ariko hari uburyo wasenga Imana bimwe warebye nabi Imana ikabishyira mu nzira nziza kuko burya iyo umuntu yamaze guhinduka ahita ahinduka icyaremwe gishya. Inama niyo twari tugezeho buriya mbere ko dusenga. Hari abantu ntabwo ushaka ko dusiga abantu mu kirere. Hari umuntu uriho wakoze divorce nawe mufitiye inama, niyo mpamvu natanze telefone kandi ndi umushumba hari ntabwo nzamuyobya, nzamuha inama imufasha. Kabiri, hari uri mu rugendo nawe wendaga kuyikora divorce bitewe n'intambara n'ibibazo afite, uwo nawe mwemereye ko tuvugana nkamuha inama. Gatatu, hari uritegura kurushinga kandi nawe akaba yumva afite ubwoba vuga ati none nanjye namera nk'abandi, uwo nawe tumufitiye inama yitegure rwose. Ni karibu. Ndumva ari icyo navuga, ndumva ibyiciro byose mbikozeho. Hanyuma rwose ntibatinye, ntibagire impungenge. Kubaza ntago tubisekera abantu, no kuba wararashwe ntago turi bikunengere. Iyaba abantu bari barahuye n'icyo kintu, bari baragihuye nacyo mu mbere yo kumenya, byari byoroshye kumufasha ushingiye ko noneho yamenye ukuri. Ariko nanone uko waba uri kose, kuko ntaho Satani adatera imijugujugu, uko waba uri kose turemera ko twagufasha, kuko impamvu twagufasha ni uko ugihari kandi nicyo kimenyetso gikomeye cy'uko Imana ikigufiteho umugambi. Kuba ugihumeka, kuba utarapfa, kuba ukiri mu muri norme yo kuba Imana yakugarurira amahirwe yawe y'ubuzima. Niyo mpamvu nkubwira ngo twavugana. Telefone mwayibonye, nitwa Moise Sindayigaya cyangwa se Reverend Pasteur Moise Sindayigaya, birahagije. Ikindi reka tubasengere, usengere buri wese ku rwego rwe no mu ruhande arimo, kandi nawe utwumvishe bitewe n'uruhande urimo n'intambara ufite. Nukuri uce bugufi dufatikanye gusenga, aharaho hari Imana yakora. Mwami Imana yacu, nyemerera tugushimire. Twaganiriye tuganiriza abakunzi bawe, ariko ntabwo twifuza ko basigara badafashijwe n'ijambo ryawe. Turanduye imizi y'ubugome bwa Satani, turanduye imizi yo gusharira yashaririye abantu, twirukanye imbaraga z'ikuzimu, twirukanye ibitavuga Imana. Ndahamagara umwuka w'Imana. Haleluya. Ndasengera abera bawe, ndasengera abana bawe, ndasengera umuntu wese wumvishira ijambo, umuntu wese wumvishira ikiganiro.
umwuka w'Imana namusure, umwuka w'Imana namukoreho, umwuka w'Imana namuhembure, umwuka w'Imana namubohore, umwuka w'Imana namwubake, umwuka w'Imana nasenye ibicaniro bya Bayali, narangiza areme ubuzima bwe bundi bushya. Ngushimiye ko wera ukiranuka, mugambi wawe nuganze muri byose, cyubahiro kibi cyane n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Turagushimiye, dushimiye n'abari badukurikiye, ariko ntibagende badakoze subscribe. Yego. Aho bari kumva ijwi ryanjye. Yego. Hose ku Bihamya TV, Kiranuka TV, Mos TV, Ijambo TV na Mos TV. By'umwihariko ayo macana 3 aba member ba Kiranuka TV. Yego. Muyiteho rwose. Yego. Kubana kw'abana b'Imana no gufatikanya. Yego. No kugezanya aho umwe ataragera. Cyane rwose. Ntekereza ko iyo Mose aza kuza guhaguruka akajya muri Isiraheli wenyine, ntabwo uyu munsi tuba tugitekereza Mose, ariko kubera ko yajyanye n'umuryango mugari w'ubwoko bw'Imana, uyu munsi Mose, Karebu ndetse n'abandi turabibuka tukazirikana n'inyigisho zabo. Ariko hazagira umbwira ku rugamba Goliyati yaguyeho, hazagira umbwira uwo bahagwanye kuko ntawe yari yajyanye. Rero gira uwugezayo ku isezerano ry'Imana. Nge ndi ikiraro cyawe, uri ikiraro cyanjye, n'umuntu udukurikiye ni ikiraro cya buri wese. Urankeneye kugira ngo wambuke, ndagukeneye kugira ngo nambuke. Kora subscribe ushigikira umurimo w'Imana, ukurikira bino biganiro tukugezaho, kandi nunumva kikuryoheye, kumva ibintu bimeze neza, gisharinge mugenzi wawe. Cyane. Kububatsi ngo ushobora kuba urwawe rumeze neza, ariko hari inshuti yakugishije inama. Cyane. Ushobora kumuhereza kino kiganiro kumuga ati gikurikire, uraza kugikuramo ya nama wangishije. Cyane. Ashobora kuba ari umugabo mugenza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ashobora kuba ari n'umushumba wawe, ukakimuhereza ukamuga ati kurikira kino kiganiro nagikuyemo inyigisho ya za nama wambwira. Cyane. Ugasanga ushyigikiye umurimo w'Imana, ndetse nawe uramufashije kuko nawe afite ibimugoye. Nitwa Ezekiel, narindi kumwe na Pasiteri Sindayigaya Moyize. Numwe mu bantu tutahirukanaga kubera impamvu z'iminsi n'ibihe, ariko tugize umugisha wo kumubona, turaganiriye kandi ndanyuzwe. Amen. Nawe ndizera yuko unyuzwe. YouTube channel yiwe iri hano munsi. Ukimara gusoza ikiganiro cyangwa se nushaka kujye utaranagisoza ubanze uje kuyireba, umusapotinga aragukeneye, akeneye kuba monetization. Ndakeka ubwo nukuvuga ngo ukeneye watch time, ugende rero bakurikira icyo kiganiro. Nukirangiza uraho umuhaye watch time, nukirangiza umuhaye watch time, utubara uvuga ati ndakirangije watch time unyihaye Moyize. Imana iguhe umugisha, turagushimiye. Amen. Murakoze cyane. Yego. Ndabashimiye. Yego.